Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data bakunzi ba gahunda Saveur Divine. Yesu abaha umugisha. Ndanezerewe cyane ko Imana yongeye kuduha umwanya mwiza wo kuganira. Nge muganira uyu munsi ndi mwene so Marie Chantal Nimugire. Imana ishimwe. Muri iki cyumweru dufite intego y'ijambo ivuga ngo tubabera nk'uko Uwiteka Imana yacu nawe ari uwera. Haleluya. Ni ijambo ryiza cyane, ni icyifuzo gikomeye Imana ifite ku mutima, kandi nahoze nsoma ijambo ry'Imana nasenga, umwuka wera nyibutsa ko Imana yaremye umuntu yifuza ikiremwa gitangaje gitandukanye n'ibindi byose. Mu itangiriro dusoma mu kuremwa k'umuntu, Imana yaravuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Uwiteka rero kuko ari uwera, ashaka kandi yashatse kuva kera ko umuntu aremwa kandi abaho akaba uwera nk'uko Imana nayo yera. Haleluya. Muri Bibiliya yose ugiye usoma mu isezerano rishya kimwe no mu isezerano rya kera, usanga ahantu hafi ya hose cyangwa se intego y'ijambo ry'Imana ari ukugira ngo abantu b'Imana batungane rwose, bagere ku kigero cyo kwera kinejeje Imana, habeho kwera. Ni nayo mpamvu hagiye habaho ibihe bitandukanye, hakabaho igihe cy'amategeko, hakabaho ibitambo, hakabaho abatambyi, hakabaho ibihe bitandukanye n'ibintu byinshi Imana yagiye ikora, igahagurutsa abahanuzi, ikaza gusoza ihagurukije umwana wayo Kristo Yesu, akaza kugira ngo atubere inzira, atubere ubugingo, atubere ukuri, atubere urugero, kugira ngo muri we noneho dushobore kugira gutungana kuzuye. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu Balewi ibice 19, dusome umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Umuntu wese muri mwe yubahe nyina na se, kandi mujye muziririza amasabato yanjye ndi Uwiteka Imana yanyu. Amen. Haleluya. Ahangaha Uwiteka yarabwiye Mose wari uhagaze imbere y'Abisirayeli nk'umuyobozi wabo, nk'umushumba wabo, nk'ubahuza n'Imana, aramubwira, Uwiteka abwira Mose icyo ashaka ku bwoko bwe, icyo ashaka ku Bisirayeli. Arababwira ngo ndifuza ko mubabera, si no kubyifuza gusa, ahubwo ni itegeko, mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu nanjye ndi uwera, niko Imana yavuze. Hanyuma iyo ukomeje gusoma usanga muri iki gice ndetse no mu gice gikurikira n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, usanga Uwiteka yarabahaye amategeko, kandi ayo mategeko yose icyo yari agamije ni ukugira ngo batibeshya ngo bavuge ngo mbega ngo kubabera ni ukumera gute. Hari harimwo ibyo bagomba gukora, uko bagomba kwifata kugira ngo banezeze Imana, kugira ngo kuko bababera. Aho ku murongo wa 2 mwumvise ko dusomye ibintu bibiri bivuzwemo, ariko munsi usomye urasangamo n'ibindi byose urabisangamo.
havuga ngo umuntu wese yubahe nyina na se. Tuzi ko mu mategeko y'Imana harimo ijambo rivuga ngo wubahe so na nyoko, harimo ijambo rivuga ngo wubahe isabato, wubahe umunsi w'Imana, harimo n'ibindi byose, harimo kwirinda kutabeshya, harimo kutabeshyerana, harimo kutagambanirana, harimo kutangana, harimo kwita ku bakene, harimo ibintu byinshi Imana ishaka, kandi ibyo byose Imana idushakaho ni ibigamije kugira ngo tubabera. Haleluya. Ahangaha ni mu Balewi, ariko tugiye no gusoma, reka dusome no muri Yesaya twumve mbega umuhanuzi Yesaya we yavuze iki, atangira guhanura yavuze iki. Atangira guhanura umuhanuzi Yesaya mu gice cya mbere n'umurongo wa 16 haravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, ntucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Ku murongo wa 18 haravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Haleluya. Iyi mirongo dusomye itangira ku murongo wa 16 bigaragara ko igituma abantu batababera ni ukubera ibyaha. Igituma abantu batababera ni uko baba bafite ingeso mbi, bakora ibibi. Mu yandi magambo, kuba uwera ni uguhindukira umuntu agakora ibyiza, agakora ibitunganye. Haleluya. Kandi ndanezerewe cyane kuko Imana iyo idusaba ibintu itwigisha nuko bigenda. Ntabwo ivuga ibintu mu migani ngo bidusigare mu kirere gusa twibaza ngo ibyo bintu biragenda gute. Ahubwo hano ku murongo wa 18 muri Yesaya igice cya mbere hari naho Imana iratumira abantu ikavuga ngo nimuze tujye inama, nimuze mbabwire uko mwabigenza, nimuze mbabwire uko mwababera, nimuze mbaha imbaraga, nimuze mbaha umutima mushya, nimuze mbeze mbatunganye. Kandi Yesu nawe yabivuze neza abwira intumwa ze, arababwira ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Bivuga ngo mu ijambo ry'Imana harimo byose, harimo ibyo dukeneye kumenya, harimo byose dukeneye kugira ngo dushobore kubabera. Haleluya. Kandi nanone iri jambo ryo kwera ni ijambo rishoboka, kuko nanone ugiye mu buhanuzi bwa Yesaya ugasoma mu bice 35 usanga ari ahantu yabivuze ku murongo wa 8, aravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izaba iya babandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Bishaka kuvuga ngo inzira yo kwera kubabera b'Imana birashoboka. Iyo ukunda Imana wanga ibibi, iyo ukunda Imana ukunda ibyo ukunda. Haleluya. Iyo ukunda Imana uba imbere yayo ukumva ikivuga, kandi ukayiba imbere ukanayisaba imbaraga, kugira ngo niba hari n'umugozi ufite, hari n'ikintu gihari kikugoye kandi ubona kitari ugukiranuka, usaba Imana kugira ngo ikugirire. Kandi nayo yaravuze ngo nimuze. Haleluya. Iyo wemeye kuyitaba ukaza ukaba imbere yayo ukayikubita imbere ufite guca bugufi, iragufasha muri iyi nzira yo kwera, kandi birashoboka. Haleluya. Ariko ntituyoberwe ngo twibaze yuko ari ibintu bidashoboka, cyangwa twibaze yuko ngo nubwo twahawe umwami Yesu dufite ubu buntu bw'agakiza duhagazemo, ngo twibaze yuko biri aho gusa umuntu avuga ngo ku bwa Yesu gusa narakijijwe, ku bwa Yesu ndi uwera. Oya, ahubwo ni ukuva mu nzira y'ibibi, ahubwo ni ukuva mu byaha. Amen. Imana ishimwe cyane. Dusomye kandi ijambo ry'Imana twongera gusanga hari ahantu mu Baheburayo mu Isezerano Rishya ibice 12 n'umurongo wa 14 havuga ngo naryo ni ijambo rijyanye no kwera, rivuga ngo mugire umwete
wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo n'uwo kwezwa, ngo kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Bivuga ngo kwezwa bene data navuga ngo ni umutima wa byose, ni umutima w'agakiza, kubabera, gutunganira Imana, kuko ni igitangaza kandi birumvikana ngo utejejwe, umuntu udafite kwera imbere y'Imana, ngo Imana irebe mu mutima ibona uwo muntu afite kwera, ngo ntazabona Imana. Ikindi kandi ngo tugomba no kwera mu bantu tubana, ngo tubane n'abantu bose amahoro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mana tugushimiye ko uri uwera, kandi tugushimiye ko waturemye wifuza ko natwe dusa nawe. Nuko uduha umugisha wawe, uduha imbaraga zawe, twejeshe ijambo ryawe, umwuka wawe atuyobore kandi adushoboze kubabera rwose. Icyubahiro ni icyawe Mwami. Turagushimiye kubw'uyu muhamagaro mwiza waduhamagaye, turagushimiye. Haleluya, tugushimiye kubwa Yesu uwera wawe waduhaye kugira ngo kubwe tubabera, kandi tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye umwuka wera. Uhabwe icyubahiro Data none n'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, mukomeze mugire icyumweru cyiza cy'umugisha, mukomeza kubabera mu izina rya Yesu, amen.